ubumwe bw'abera ministries aho amavuta kandi agira amateka ubuzima bugahinduka. Nagira ngo menshi kumwe bw'abera si idini si itorero ntabwo rigenda no kuba ryo, ahubwo naho wiga ibintu byose ukabohoka ugasenya ibicaniro bishya ugasenya byose. Ariyo mpamvu twabategura ikiganiro gitambuka buri mugoroba kivuga ngo nkwanira abawe nkwanira busize, siga umurage muzima, siga umurage ukwiriye imbere y'abantu, imbere y'Imana n'imbere y'igihugu. Oh, hallelujah, hallelujah. Building an everlasting legacy. Sigira bawe umuco muzima bakorere, baraga ibyiza bazakira kuko niyo mahitamo meza. Senya ibicaniro bya karande, senya ibicaniro by'uburyo bwose, maze wubaka ubuzima bw'ahazaza h'abana bawe. Banira n'abawe bamenye kubana n'abandi, kubana mu gihugu neza, kubana n'itorero neza no guhindura imyumvire. Siga umurage ukwiye, nibwo butwari. Amina. Nkwifurije kugira ibihe byiza udukurikiye ni ko bumwe bw'abera ministries amavuta kandi agira amateka ubuzima bugahinduka, mu kiganiro cy'umugoroba cyitwa nkwanira abawe cyangwa se Build an Everlasting Legacy. Amazina ni Jerry, turagarutse n'ubundi ndi kumwe na Mushumba. Twakomeje kuvuga ku bintu bikomeye, ariko n'ubu turi buze gufata umwanzuro se cyangwa turavuga ku mahame ya nyuma atuma ingo zisenyuka. Mushumba, wiriwe neza? Niriwe amahoro, nanizere ko nawe uri amahoro. Ndamahoro. Tuduge ku ijambo none. Twagiye. Murakoze, nta gutinda kuko ni part 3 ariko isa nk'isoza, ntago turangije kuko twagiye tubica, ariko tuzinjira deep. Intego ivuga ngo umurage wa mbere tuwukomora mu muryango, ubumuntu tubukomora mu muryango, gukunda igihugu tubikomora mu muryango, gukunda Imana ni mu muryango, gukunda imirimo ni mu muryango. Urabyumva? Ariko gukora ubitorezwa hariye mu muryango, ni umuryango. Kandi Satani akawanga ko twabonye ko amakimbirane ava ahantu henshi cyane, kubura kumvikana hagati muri bo, ibibazo by'amafaranga, kutizerana, ibitekerezo bishingiye ku myizerere itandukanye, ndetse no kutubahana n'ibibazo byo mu mibonano mpuzabitsina. Twabonye ko biri mu bintu bishobora gutera ikibazo gikomeye, ya makimbirane b'abana bazavuka muri rwa rukundo rwanyu hakaza badafite wa murage. So rero icyo turiho byakemuka gute? Byakemuka bite? Ni ukumva ni ikiganiro abantu bakurikirira, kino kiganiro abantu bakiteho ko kirenze uko bitekereza. Harimo ijambo ry'Imana, harimo ibintu byose ariko bifasha abantu kubaka dushingiye mu gukunda igihugu, gukunda abantu no gukunda amasezerano. Umuvandimwe, buriya ibintu byose bijya gukemuka bishingira mu bwumvikane bufite gahunda. Ubwumvikane bufite gahunda, sibyo? Uko byakemuka, ikintu cya mbere ni ukuvugana mu mahoro. Buriya Abanyarwanda baciye umugani ngibize nabo yimifu. Rero umuntu umuhanga ati hajyamo n'ifu ndayishyiramo ubwo duhangana. So buri gihe nicyo twakwita atmosphere of trust. Ubwo ni mu kirere, mu mwuka wo kwizerana, mu gihe mukiri gushwana umwe muri mwe natuzi. Noneho icyambere kuvugana mu mahoro, hitamo igihe cyiza cyo kuganira n'uwawe. Ni ryari mwaganira? Ese muraganirira he? Ibibazo byo mu buriri nimujya nko murahashwanira bipfe. Ese muraganira muri salo? Hitamo igihe cyiza cyo kuganira n'uwawe. Umva mbere yo gusubiza. Buriya ikikwereka ko uzubaka urugo ni hawe utega amatwi. Buriya n'umwana wibyariye, nubona ukimubwira agahita gusubiza, menya ko uri hafi yo kugira ikibazo. Arabanza ukumva. Umwana mwiza arumva, umugabo mwiza arumva, n'undi wese atega. No mu bizami kugira ngo utsinde, icya mbere ni ukumenya ikibazo, ugasoma neza ikibazo, ukagisoma kumva ikibazo ni 50. Urumva rero, yaba umugabo yaba umugore, umuntu ngo biranavuze ngo mu migani ngo usubiza bakimubwira ngo yarabuze ubwenge, kandi azakoza isoni se na mama we, azakoza isoni mama we na se. Uvuga usubiza bakimubwira. So urumva ikintu cya mbere, hitamo igihe cyo kuvuga, umva mbere yo gusubiza, irinda amagambo akomeretsa. Niyo communication yandi twabonye abashize. Ariko hari n'andi ugomba kwiyongeraho. Ngo ntari nzi ko niba uzabigarukamo.
bega guhora ukubitisha umuntu amateka y'ibintu n'iki byose icyo gihe ukayikemura. Irinda amagambo akomeretsa, aho kuvuga uti numva mbabaye iyo ugize gutya, aho bavuga uti wowe uhora ubabaye urakara. Gerageza ubundi ushaka gukosora communication, ibyinshi ubyishyiraho. Amakosa ntago ari amakosa, ibyinshi ubyishyiraho. Natinze kukuvugisha, narakererewe, kandi uzi neza ko hari wabwira undi ati ninjye watumye homba, ngo nabatumye homba nyine, ngo narakubwiye ngo biragenda ntiwambaza iyo bijya. Ni umugabo wabajije umugore we ati se business iragenda? Ati sawa. Agarutse se ko byahombye, ati se bidahomba mbajije aho bijya. Barambwiye ngo biragenda, ntabwo ngo biragenda. Iyo umbaza ngo birageye, ngo biragenda inyuma cyangwa birajya imbere, ntiwambaje ntabwo ngo bigize gute biragenda. So usanze ro byaragiye inyuma. Iyo umbaza ngo biragenda bijyahe, ari uwavuze yavuze mu bwenge, n'uwasubije yasubije mu bwenge. Ni kwisikora. Urumva hari nk'imikino bene abo bantu umva ni abanyamacenga barakubakaza. Ati iyo umbaza aho bijya kugenda ko byaragenda, kandi usanze ko byaranagiye, ko byajyaga imbere cyajyaga inyuma cyane. Ikindi bisaba iyo umaze kumva no gutekereza ugakemura ikibazo muri communication, ndavugira he, ndavuga iki, ndamubwira iki, ese buriya hari n'abandi bantu mujya kuganira nk'umugabo n'umugore, aho mwakwinjiye deep mu kibazo mugatangira guhangana no gutongana mupfa umusaruro wabyo. Icya kabiri ni ukwicisha bugufi. Kwicisha bugufi ugasaba imbabazi ntibivuga ko usuzuguritse. Jamais. Nubwo bikwaka icyubahiro, benshi bavuga ko kuri nta muntu wasaba imbabazi ngo bimukoreye icyubahiro. Subize se ko harimo abagabo batinya gusaba imbabazi ngo batabasuzugura, batumva ko icyubahiro cyabo buriya rero nibwo busuzuguritse. Yego. Ubundi amagambo nabiri sore narishyira ikindi mbabazi. Harambwe ngo wahemukiye ni sore. Haramukira muhemukiye. Ntabwo mukiye ngo ikibi n'inshingano byo ntabwo ari byiza. Guca bugufi ugasaba imbabazi. Nta muntu utibeshya, gusaba imbabazi ntibigabanya agaciro, ahubwo birubaka. Agusubiriramo kumve. Nta muntu utibeshya. Yego. Ngafata ujye kumve. Nta muntu utibeshya. Yego. Gusaba imbabazi ntibigabanya agaciro, ahubwo birubaka. Nta muntu utibeshya ntibigabanya agaciro, gusaba imbabazi birubaka. Si wumva se ko buri kundemamo umuntu w'umugabo? Ariko niko kuri. Ariko utabishanga ugiye mu basuzugura. No, ntabwo nta kibaho. Ikindi cya gatatu ni ugushyira gahunda ku bibazo by'amafaranga. Niba mukimbirana ku mafaranga, bishyire kuri gahunda. Urabishyira kuri gahunda gute? Icya mbere muganire ku ngengo y'imari, nishaka bari ntagombera amafaranga menshi. Kabiri mufate ibyemezo hamwe, mufatire hamwe ibyemezo, nubwo execution ari mufatire hamwe. Gatatu mugira intego rusange. Hari intego rusange naho tuzageza ibintu, ariko hakaba ari intego y'umuntu ku giti cye. Intego mufatanyije ya rusange. Yego. Tuzagera hariya, ariko umwe afite indi nshingano. Wowe rero bwo uri umukozi ayuhembwa ya oriente hariya, nari yanangiye ku oriente hariya, nge ndasigara mpanganye n'iby'abana, we hangana n'iby'iterambere, cyose bikagenda neza kandi mukaganira. Ibyo bikenewe kujyana n'imitungo. Icya kane ni ukongera kubaka icyizere, nubwo bigoye. Kubaka icyizere bigusaba ibintu bitatu bikomeye. Ni uko prova yuko watangiye kubinyangamugayo. Kubinyangamugayo ukabyerekana ko ntabwo byerekana, ugatangira kubona ko ibyo uvuga uri iki inyangamugayo. Ko yakize kigaruka. Kabiri, kudahisha ibintu nubwo byaba bikomeye, urabivuga uko biri byose ukabiganira. Kudahisha ibintu bikomeye. Yego. Kuko umuntu wa mbere wahishaho ibintu byawe ni umugore mwashakanye. Uwa kabiri wahishamo n'umugabo mwashakanye, ko mwese muri umwe. Ariko uyu munsi urasanga amabanga y'umugabo azwi n'undi muntu wari ku ruhande, ati nyamara akana ka wamusanga. Icya gatatu ni ugushyira mu bikorwa ibyo wemeye. Urumva kwigarurira icyizere twabibonye. Yego. Twabonye ko gusaba imbabazi bitashobora kwambura uri wabwo byubaka. Noneho tubonye no kugarura icyizere yuko ari ibintu bitatu: kubinyangamugayo, amagambo n'ibikorwa. Kabiri, kudahisha ibintu bikomeye kaganira. Gatatu, ni ugushyira mu bikorwa
ibyo mwemeje. yes, kwemera gukosora, ndabyumva cyane. gusenga no gushaka Imana, ngo tugezemo ku basenga. Niba muri abakristo, gusenga mu bifatanyije birafasha cyane. Mushobora no kugisha inama umuntu mukuru wizeye cyangwa umujyanama w'umuryango. Yego. Ese dusengera hatandukanye? Ese bitwunguye iki? Ese hatandukanye twakira ivanjiri ritandukanye ibyo twakiriye hariya, bakabagira inama kandi birakunda. Ikintu nshaka ko dusorezaho cya gatandatu, jeri ko sitekereza cyane, ubwo niyo ngingo ya nyuma giye nakunze iryoshye. Yego. Iyo mbitegura ubundi ndafashwa. Ni ukuvuga kwibuka impamvu yatumye mushyingiranwa. Ariyo yihe? Yatumye nyine ujya gupfukama ngo ndagushaka ibimera ime. Nuvuga ngo muri ibyo byose warwanya byo gukemura ikibazo, jya uzirikana impamvu yatumye mushyingiranwa, ukamuhitamo mu bandi bose, uhita wumva imbabazi nawe akakemera mu bandi baje, baruhungu baje bose ntawemera akemera wowe. Yego. Kwibuka impamvu yego yatumye ahinduka umugore nawe agahinduka umugabo. Yego. Uyu munsi uri papa Mbyirire, uri papa Yves, papa Rere, papa cyangwa Mr. or Mrs. runaka. Noneho yanagusanze urara kuri kamateri, uyu munsi bitanda n'ibinini, yanagusanze amafaranga ntayo uyu munsi yarabonetse, yagusanze nta modoka uyu munsi irahari, so hari imisaro. Kwibuka inshuti yanjye kugira ngo bakurwe neza, kwibuka impamvu yatumye ushyingirwa. Yego. Bivuze iki? Subiza amaso inyuma, wibuke impamvu wamukunze. Ibyo bifasha umutima kugarura icyizere mu bana mugiye kubyara. Ntiwirengagize. Buriya njya nkubwira ijambo hano nkabona ntimuryumva. Icyo bita ngo tuzi kubwiza abandi bantu ukuri, ariko twe ntabwo tuzi kwibwiza ukuri. Icyo dushaka ntabwo wowe uko agusanga nta kintu wari ufite. Si uko yabizanye mu majyambere. Wari uzi ko hari abantu bubatse amazu ari uko babonye abagore? Yego. Kandi nta mafaranga umugore yazanye, ahubwo yaguhaye umutekano urayabona. Yego. Hari n'ikintu wigeze kumbwira ubushize, uravuga uti umuntu warezwe neza, umuntu udafite karande mbi zimukurikira akubera umugisha. Urakoze cyane. Rero kwibuka iri jambo bari uryibuke, ubundi gukemura amakimbirane meza, kwibuka impamvu yatumye ushyingirwa. Subiza amaso inyuma, wibuke impamvu wamukunze nawe akakwemerera, bigufasha kwirengagiza umwanda wose ugiye kubaturuka imbere. Yego. Ibi bizagufasha iki? Icy'ingenzi, amakimbirane si iherezo ry'urugo. Ahubwo iherezo ry'urugo, amakimbirane si iherezo ry'urugo, ashobora kuba amahirwe yo gukomeza niba mukemuye ikibazo aho kurwana n'umuntu. Bishobora kuba amahirwe yo kongera kwibuka rya sezerano mwagiranye mugakemura ikibazo aho abantu bashwane. Uranyumva neza? Uragira uti ni ayo makimbirane yego ashobora kuza, ariko ashobora nanone kuba impamvu yo kongera kwibuka. Urakoze cyane. Impamvu ni ukuvuga ngo iba ari impamvu ituma mubasha kongera kwiyunga mwebwe mu kubaka bya bintu. Ibi rero bituma wa murage wo mu bantu ugaruka. Ati parama barakundana, ati barakubera. Wibutse, ibuka ibyo ari byo, ibuka ijambo rya mbere, ibuka ukuntu bashatse kwica ubukwe, mbega ibuka ibintu byose mwacanyemo. Akabisa. Aya masomo abakenewe, abantu bitegura kuba abapapa cyangwa se bagomba kubimenya, kuko ibi ngibi bifasha iki? Bifasha kumenya uko ugiye gusiga umurage w'abana bawe. Yego. Ninde wifuza gukora divorce ngo abana bakore divorce? Ninde wifuza ko abo yabyeyi bazagira urugo nk'urwo afite? Biriya bintu ugomba kubyirinda, kuko burya mu bagabo bakunda kugira umujinya no guhubuka.
burya abagabo tugira umujinya hafi nuko mutabizi Yego. ariko ushingiye ku kintu cyo kwita ntuze ni kwimva uri hejuru kurusha abandi no kutaganira ugaceceka burya ngiye ahubwira inenge z'abagabo no ko bari buntera amabuye iminota ntabwo iraducika yerekanye ivugeho cyane. Hari ibintu bikunze gutera amakimbirane biturutse ku mugabo. Icya mbere umugabo batugira umujinya ukabije. Hari abagabo batihanganira ibintu bito bakihutira kurakara. Yego. Kabiri, hari abagabo badakunda kuganira, guceceka, kwirengagiza ikibazo aho kukiganiraho akagikwepa akiruka. Gatatu, kutita ku rugo, akumva yatanze amafaranga yumva byarangiye. Icya gatatu, icyubahiro giki, amagambo akomeretsa, atesha agaciro cyangwa kwitwara nk'umutegetsi aho kwitwara nka dadi mu rugo. Yego. Umuyobozi w'urugo ntabwo ari umutegetsi w'urugo. Urugo rwubakwa n'umuyobozi ntirwubakwa n'umutegetsi. Wize uba umutegetsi w'urugo ngo ni umuyobozi w'urugo. Urumva neza? Nabyumvise. Reka turebe. Ewe. Buriya kenshi twashaka ibisubizo yo gusiga umurage mwiza. Yego. wo kugira ngo abana bazakure b'umuyobozi w'urugo uyu umutegetsi w'urugo. Ishingiro ryose ni muri famiye. Rero ku mugore ibintu ushobora gutera amakimbirane ndavuga ndimo ndihuta tubisoza. Ikintu cya mbere kuvuga cyane mu mujinya ko burya badamu ni hatinda. Kabiri, hari abagore bavuga amagambo akomeretsa iyo barakaye nyuma bakicuza. Ikibazo baricuza ariko gukeka no kutizera, guhora ashidikanya kushobora kuba umuca inyuma n'intonganya, kutanyurwa iyo wumva atitabwaho, atumva cyangwa adahabwa agaciro, ashobora gukeka ibindi bintu, gucunga cyane, kugenzura. Hari abagore ba FBI ukongeraho na RIB ukongeraho n'ibindi utamenya na za Mossad na za kizose. Burya Mossad nayo ndayiza niba no gushyiraho na za KGB na MI6. Surabizi zose ariko ndazizi. Rega nanjye ndabisobanukira. Umuntu akajya acunga cyane agashaka kugenzura buri kantu kose kandi nta mugabo ukunda ibyo bintu. Ashaka agenzura telefone code akigira FBI akigira CIA akagira cyose agacunga. Urumva? Imana regire neza abadukurikira. Yego. Urinde uyu munsi madamu mugabo ubakira ahazaza h'abana bawe. Yego. Building everlasting legacy ku bana bawe. Urugo rwiza rw'abana bawe ni ishusho y'urugo ufite. Urugo rubirwa bagukomokaho ni isura y'ibyo ufite. Uko umwana yihangana niko wihanganaga, uko arwana niko warwanaga. Muri make uko mutwonsa ni nako mudushyira nk'ibindi bintu. Rero babyeyi, hari igihe muzaba usize murage ki, usize iki, mwanira bawe bashyigikire, bashyire mu rukundo kandi ugubwe neza. Urugo ni isoko ya byose yo gukunda igihugu, gukunda itorero, gukunda umurimo no kubaha Imana. Uwubakiye neza be nawe asaza neza. Mugisha w'Imana ubane nawe.